Ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ Choir. Ambassadors of Christ Choir. Maranatha. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwabari mw'isi mwese mwe muririmbire Uwiteka. Zaburi ya 96 umurongo wa mbere. Ese nawe urabakunda? Iyi ni korali Ambassadors of Christ ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Remera. Si amajwi yabo meza gusa, kuko iyo wicaye utuje uteze amatwi ibihangano by'iyi korali usanga ari ibihangano byuje ubutumwa, ariko kandi binaryoheye amatwi. Ni kenshi uzumva hari abayishyira ku munzani bayigereranya n'andi makorali akomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dutuye. Gusa abenshi muri bo bazakubwira ko itagereranyika bitewe n'umubare utubutse wabiyemeje gukurikira ibihangano byayo ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye. Urugero nka YouTube, aho usanga abiyemeje gukurikira ibihangano byayo bakanda subscribe basaga 1,000,000 mu gihe korali yikurikira mu kugira abayikurikira benshi ku muyoboro wa YouTube ari korali ibarizwa mu itorero rya ADEPR yitwa Jehovah Jireh, ifite abayikurikira ku muyoboro wa YouTube bangana n'256. Iyi mpamvu yonyine niyo izatuma bakubwira ko korali Ambassadors of Christ ariyo ya mbere kandi itagereranyika. Iyi korali akenshi uzasanga ikunzwe n'abatari bake mu bice bitandukanye by'isi, ariko cyane cyane muri aka karere duherereyemo ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibi bikagaragazwa n'uburyo indirimbo z'iyi korali zikurikirwa cyane kuri YouTube, dore ko hari n'indirimbo yabo imaze kurebwa na 41,000,000 ku muyoboro wabo wa YouTube. Korali Ambassadors of Christ imaze kugera mu bihugu bitandukanye ikora umurimo w'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo. Muri ibyo bihugu twavuga nka Zambia, Congo, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Angola ndetse n'ahandi, kandi Imana igakora ibikomeye, benshi bagahemburwa ndetse abandi bakakira agakiza. Si ku mugabane wa Afurika gusa iyi korali yageze, kuko mu kwezi kwa 8 ku mwaka wa 2018 iyi korali yatumiwe mu biterane by'ivugabutumwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas, aho bakoreye umurimo w'ivugabutumwa mu mijyi ibiri y'iyi leta ariyo Houston na Dallas. Aha rero bahamaze ibyumweru 3 bavuga ubutumwa. Tutizimbye mu magambo, reka nkwisabire kuntizaho amatwi iminota mike gusa, maze ngusasanurire ku mateka negeranyije y'iyi korali kuva mu mwaka w'1994 ubwo yashingwaga kugeza uyu munsi. Ubaye ari ubwa mbere ugize kuri iyi channel, wakanda subscribe, uramutse kandi ukunze iyi video wakanda like. Nge nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Yatangiriye ahantu hitwa i Kanombe, hari hafi na aeroport ku musozi witwa Rwimbogo. Muri mu 1994. Mu 1994, nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo imiryango ituranye muri quartier yakoze itsinda rikajya riteranira mu nzu imwe y'umuturage. Icyo gihe nibwo abantu bagera kuri 5 bonyine batekereje icyo bakora mu rwego rwo gusana imitima yari yarashenguwe na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Basanze bagomba gushinga korali bagita Intumwa, itangirira i Kanombe hafi na aeroport ku musozi wa Rwimbogo. Nk'uko twabikubwiye, aho i Kanombe nta rusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rwahabaga, basengeraga mu nzu y'umuturage. Nyuma baje kumenya ko ahitwa i Remera hari urusengero rw'Abadiventiste, maze baba ariho bimukira. Nyuma y'amezi 6 ya korali yitwa Intumwa itangiye umurimo, yaje kwihuza n'indi yitwa Calvary Cross, batangira gushaka izina bakwiyita. Nibwo witwa Peter Ntare yazanye igitekerezo cy'uko bakitwa Ambassadors of Christ, bivuze abahagarariye umurimo w'Imana ku isi. Icyo gihe batangiye ari abantu bake cyane, batageze no kuri 25, bayobowe n'uwitwa Mbanda Steven. Muri icyo gihe ngo hari icyuho mu makorali y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, kuko amakorali yariho mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi yari yaramenyekanye nk'abagenzi, abatwaramucyo n'abasaruzi, yarasa n'ayasenyutse bitewe n'ibihe bibi u Rwanda rwari rumaze kuvamo
bityo korali Ambassadors of Christ itangira gushyiramo imbaraga kugira ngo isibanganye icyo cyuho. Gusa icyo gihe ntibyari byoroshye kuko batari bafite wo kubatoza, kubacurangira no kubandikira indirimbo. Ibyo byatumye bitabaza Abagande, ari nabwo uwitwa Sozi Joram yaje mu Rwanda aje gutanga umusanzu we muri iyi korali. Kugeza magingo aya akaba ari we mutoza w'iyi korali, ndetse indirimbo hafi ya zose z'iyi korali niwe uzandika. Perezida wa korali Ambassadors of Christ Muvunyi Rubeni avuga ko ubwo witaga izina Ambassadors of Christ abantu batabyumvaga neza bitewe n'ikibazo cy'ururimi. Ati ntabwo abantu babyumvaga neza bitewe n'uko icyo gihe indimi mu Rwanda zari zizwa ari nkeya cyane, noneho Icyongereza cyo ntabwo cyakoreshwaga. Icyo gihe rero byadusabaga gusobanura, dore ko hari bamwe babonaga ko iryo zina ryanditswe bati ni Ambassador, ariko ubu iryo zina ryagiye rimenyerwa, abantu bamenya kuvuga Ambassadors. Nk'uko intego y'iyi korali yari iri, batangiye gusura abari batagira kirengera barimo n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bagatanga ubufasha bwabo bw'ibifatika n'ubw'isanamitima. Icyo gihe kandi nibwo batangiye gukora amavuna, abantu bakihana bakabatizwa. Mu 1996 korali Ambassadors of Christ yasohoye album volume ya mbere y'amajwi. Bakomeje gusohora n'izindi album z'amajwi, ariko bigeze muri 2006 basohora album volume ya mbere y'amashusho. Kugeza muri 2014 bari bamaze gusohora album z'amashusho zigera kuri 13. Icyo gihe rero CD zasaga n'izicika, bityo ntibongera gusohora album, ahubwo ibihangano byabo bakajya babishyira ku mbuga nkoranyambaga. Korali Ambassadors of Christ tuzi uyu munsi ni korali imaze gutera imbere mu buryo bwose bushoboka, ariko kandi mu murimo bakora w'ivugabutumwa inkomyi zo ntizabuze, kuko hari ibihe bikomeye kandi bigoye iyi korali yagiye igeramo bikajya kuyica intege, ariko bagakomeza guhatana. Muri ibyo bihe twavuga nk'iby'impanuka zakunze kugaragara cyane muri iyi korali. Mu 1999 korali Ambassadors of Christ bakoze impanuka ubwo bavaga mu burasirazuba bageze Rwamagana. Imodoka barimo ikagongana n'iy'abafana bari bavuye kureba umupira w'irushanwa rya Sekafa. Icyo gihe ku ruhande rw'abafana hari abapfuye, ariko ku ruhande rwa korali nta wasize ubuzima, ikaba ariyo mpamvu iyi mpanuka itamenyekanye cyane. Ku tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu mu 2011 korali Ambassadors of Christ bakoze impanuka yabasigiye ibikomere nka korali, kuko abaririmbyi bayo bagera kuri 3 ari bo Efra, Manzi na Amos bayiguyemo. Iyi ni impanuka bakoreye muri Tanzania aho bari mu murimo w'ivugabutumwa. Umva uko byagenze. Mu masaha hagati ya saa 1:30 na saa 2 z'ijoro, kwasiteri yari itwawe na shoferi wari utwaye iyi korali yarimo kwihuta ku muvuduko nk'uw'umurabyo, kuko bari bakibura ibirometero 200 byose kugira ngo bagere aho bagombaga kurara. Ubwo bavaga Dar es Salaam bageze ahitwa Shinyanga, hari igikamyo cyapfiriye mu muhanda bitewe n'umuvuduko wo hejuru. Shoferi yariho ntiyabimenye, yikangura kigezeho mu buryo butunguranye. Shoferi nta kindi yari gukora uretse gushaka uburyo yikura muri iyo situwasiyo. Muri uwo mwanya kuyikuramo ntibyari bigishobotse, kuko imbere hahise haturuka ikindi gikamyo, maze kwasiteri yarimo korali Ambassadors of Christ ibura aho kunyura. Birangira icyo gikamyo kigonze iyo kwasiteri, bityo abari bicaye ku ruhande rw'aho icyo gikamyo cyagonze barapfa, abandi barakomereka bikomeye. Gusa kandi hari n'abataragize icyo baba. Ayo makuru akigera kuri leta y'u Rwanda ntiyasuyaje, yihutiye gutabara. Muri iryo joro hoherezwa ambulance zijyayo. Mu gitondo cya kare hoherejwe kajugujugu zijya gutabara, bityo umubare w'abagombaga kuhasiga ubuzima uragabanuka. Gusa nk'uko twabikubwiye, iyo mpanuka ntiyabuze abihitana, kuko Efra, Manzi na Amos bahasize ubuzima. Ubu butabazi bwihuse bwahawe iyi korali, hari abatekereje ko ngo buriya Perezida Paul Kagame afitemo abana, ngo ikaba ariyo mpamvu yatumye abatabara vuba. Ibi ngo akenshi ababifata gutya ni abo mu mahanga, kuko ngo bazi ko Perezida Paul Kagame afitemo abana 2. Hari n'abavuga bati buriya haririmbamo abana ba perezida. Hari abajya babifata batyo cyane cyane mu mahanga batazi u Rwanda, bakavuga bati buriya cyatumye leta ibashyigikira nuko harimo abana perezida ngo afitemo abana 2.
Mbere y'uko iyi korali ikora impanuka, Perezida Paul Kagame yari asanzwe ayizi, kuko ngo iyi korali yajyaga itumirwa muri prayer breakfast, ndavuga igiterane cy'amasengesho ngarukamwaka cy'abayobozi bakuru b'igihugu. Bityo rero na Perezida Paul Kagame yabaga ahari, ari naho yayimenyeye. Korali Ambassadors of Christ banyuzwe n'ibyo Perezida Paul Kagame yabakoreye, maze bamugenera impano. Mu masengesho y'abayobozi bakuru b'igihugu yabaye tariki ya 10 Mutarama 2016 akabera muri Serena Hotel, Ambassadors of Christ Choir bahaye impano Perezida Paul Kagame, bamushimira kuba baratabawe mu buryo bwihuse igihe bakoraga impanuka bari mu murimo w'ivugabutumwa mu gihugu cya Tanzania. Bamuhaye impano ya alubumu 12 z'amashusho. Iyo mpano bayishyikiriza Minisitiri w'Intebe wari icyo gihe Anastase Murekezi, azayishyikirize Perezida bitewe n'uko icyo gihe atarahari. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha. Imana ibarinde.